ati sujya mu bantu bose bakwanga ukumva wuzuye agahinda n'urujijo gusa. Ati gusa ibyo ntari kubutandukanye n'abandi kuko nanjye narukanye n'abandi sinajye nikomeze. So abantu bose bakuvuga bagenda baguha ibisobanuro ukumva abantu bose ari bagenda bareba yego nibyo uri mwiza gusa nta n'ubwo bakumva sobora kuko ushaka kubona abandi. Ati ibyo uca mu ngo ndabizi reka nanjye bagira akamaro kanjye gato nkubwira. Ati buryo nanjye muri byo ntabwo usanzwe. Ati ntabwo usanzwe bifite ibintu bidasanzwe. Ati tujya mu bantu bose bakwanga buri kimwe muri uko kumva ari agahinda gusa. Ati gusa ibyo ntari kubutandukanya kuko nanjye ritandukanye n'abandi. Ati nanjye rikomeza. Ati sijya mvura igicibwa. Ati ntabwo ugomba kwiva gutyo bana nawe umeze nk'abandi. Mwibutsa gukora subscribe cyangwa ukafollowinga TikTok, Instagram, Facebook ni Shekz Rwanda bya Shekz Entertainment kuri YouTube. Jya wambara urerwe bana warusomeke tugenda mwandikaza ngo atavura kuvumbura. Ati bari bana wereke baciye siga twashumitse bana. Ati nibyo turanya byari ko turi abanyamugisha. Ati ibyo cyo mu ngo ndabizi. Ati rero nanjye kangira akabaga kaje kubwira. Ati ndi umusazi burya nanjye. Ati muri njye ntabwo sanzwe. Ati sijya wumva burya abantu batakumva buri kimwe kikuri mw'imbere ukumva ari agahinda gusa. Ati ariko gusa ibyo ntari kubutandukanye kuko erega nanjye rikomeze ntabwo meze nk'abandi. Ati sijya wumva igitsibwa mu bandi ntabwo ugomba kwiva gutyo wana gusa nawe nyiri ibyo ntari kubutandukanye n'abandi kuko erega nanjye rikomeze nikomeze wana. Ati uri umwamikazi cyangwa uri umwami uba ukomeye cyangwa wacitse intege. Ati ariko ibi byose ugomba kubirenga banyinyuga wana. Ati nushaka unyitahanire. Ati sijya wumva abantu baragucitse buri kimwe kikuri mw'imbere ukumva ari agahinda gusa. Ati ariko nanone gusa ibyo ntari kubutandukanye n'abandi erega nanjye rikomeze ntabwo umeze nk'abandi. Sijya wumva uri igitsibwa mu bantu ntabwo ugomba kwiva gutyo pe. Ati ariko nanone gusa nyiri ibyo ntari kuko nanjye ntabwo umeze nk'abandi.